Reka twongere dushima Imana bene data, turayishimira ibyo idukorera, turayishimira ko umunsi utambuka undi ugatambuka kandi turinzwe nayo, turayishimira ko yaduhaye ijambo ryo kuvuga, turayishimira ko ukuri kwayo itakwigumaniye, yagushyize mu biganza, uwo mutsima yawushyize mu biganza by'abigishwa be, ati namwe nimuhereze abandi. Uko ni ukugirirwa icyizere gutangaje, iyo ni ineza itari iya buri wese. Reka dushime Imana yacu yadukunze urukundo ruhoraho kandi idashingiye ku byiza dukora, ahubwo ko yo ubwayo ari urukundo. Kandi tunamenye yuko uretse n'ibya none hari n'ubugingo bw'iteka ryose. None se nitwe dukwiriye kubaho tumeze nk'indashima n'ibyo yadukoreye ntibikabeho. Uyu mwanya rero ndagira ngo twongere tugaruke mu byanditswe byera, bya bindi urufatiro rwacu kwizera gushingiyeho, bya bindi biyobora abagenzi mu isi y'umwijima, bya bindi bizana ihumure mu mutima ucitse intege, bya bindi bidukomeza igihe bibaye ngombwa ko duba abahamya b'iby'Imana. Iryo jambo uzarikomereho kandi tujye turigirira icyizere, kuko niho ibyiringiro byacu biri. Amagambo y'Imana niyo tubumbura, niyo tugiye kuganira, kandi Yesu ati amagambo mbabwira niyo mwuka kandi nibwo bugingo. Ninde wareka amagambo y'ubugingo se? Ubwo yaba agiye kuzimiza ubugingo bwe. Tugiye gufata umwanya twongere dushime Imana. Mwami Imana data wa twese, utugire neza kuko ngiye kuduhamagarira kuza ngo tuganirize. Reka he kuboneka umuntu muyobozi w'ubwoko bwawe uba ari ugaragara mu ijambo ryawe, kandi natwe uduhe kuryakira n'umutima wizera, ritwimure mu ntera, ritugeze aho ushaka ko tugera, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira ku magambo avuga ngo ibyiringiro byacu biri muri Yesu. Ibyiringiro byawe nanjye, ibyiringiro byacu biri muri Yesu. Iyo umaze kubwiriza ubutumwa abantu bakabwakira cyangwa se bakagaragaza ibimenyetso byo kutabwemera, ntabwo dukwiriye gushaka kubabara no kurakara ngo nuko ibyavuzwe bitakiriwe. We sohora imbuto bibe, iby'urubuto rubyimbira mu butaka rugasohoka rugakura rukera, tubirekere iyo bifitiye ubushobozi. Kandi ibyo tubwiriza tubanze tugire ibyiringiro muri byo, kuko igihe bivuye mu ijambo ry'Imana ni ibyo kugirirwa icyizere. Dufite amakuba impande zose, ntawe ukwiye kubyirengagiza. Dufite ibiduca intege byiyongeranya cyane, uwabyirengagiza yaba afite ikibazo. Ariko nanone dufite amasezerano impande zose. Reka rero two gukuka umutima nk'aba bandi badafite ibyiringiro, ahubwo dukomerere mu buntu bw'Imana bigishoboka. Tugiye kujya mu byanditswe byera. Ezira igice cya 4, turava ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 5. Abayuda bari batashye, bagombaga rero kugera i Buyuda bakubaka, bakitegura, bagahabwa igihe cyo kwakira Mesiya, ariko nibura babanje kugera mu gihugu cy'isezerano. Nyamara Satani urwanya ubwoko bw'Imana ntabwo yari yasigaye i Babuloni, ntabwo yari yasigaye i Babuloni inshuti. Niyo mpamvu dukwiye gushyira ibyiringiro byacu muri Yesu gusa. Igihe bari batangiye kubaka ndetse inyubako bayigejeje kure, Satani wihinduye nka marayika w'umucyo yashatse kurogoya umurimo w'Imana, ariko mu ishusho y'ubuhanga cyane.
umurongo wa mbere w'igice cya 4 cya Ezira. Bukeye abanzi b'Abayuda n'Ababenjamini bumvise yuko abavukiye mu bunyage bubakira Uwiteka Imana ya Isirayeli urusengero, bahera ko begera Zerubabeli n'abatware b'amazu ya ba sekuruza, baramubwira bati, nimureke twubakane kuko dushaka Imana yanyu nk'uko namwe muyishaka, kandi twayitambiraga ibitambo uhereye ku ngoma ya Esarihadoni umwami wa Ashuri, watuzamuye akatuzana hano. Ariko Zerubabeli na Yoshuwa n'abandi batware b'amazu ya ba sekuruza b'Abisirayeli barabasubiza bati, ntacyo duhuriyeho cyatuma mwubakira Imana yacu inzu, ahubwo nitwe ubwacu tuzubakira Uwiteka Imana ya Isirayeli nk'uko Kuri umwami w'Ubuperesi yadutegetse. Maze abantu bo mu gihugu batera Abayuda gucika intege mwiyubaka, barabarushya, batangira gutegura ndetse n'inzandiko z'ibinyoma nk'uko umurongo wa 5 ugenda ubivuga kumanuka. Reka tube tugarukiye ku murongo wa 4 tugira icyo tuhavugaho. Abavukiye mu bunyage, none se iyo baza kuba batarahavukiye bo byari kuborohera ngo nuko bo ari bakavukire? Oya, igihe cyose habaye gushaka kuva i Babuloni, haba mu by'umwuka haba mu by'umubiri, witege izi ntambara. Ntabwo ari amahitamo yawe kugira ngo zibeho, ahubwo igihe cyose ushatse kuva i Babuloni, yaba iy'iby'umwuka cyangwa iy'ibigaragara, witege ibi bibazo. Kandi benshi mu bazaza ntabwo bazaza biyita abanyabyaha ruharwa, ahubwo bazavuga bati, natwe igitambo turakizi, no gutamba turabisobanukiwe, tuzi akamaro k'igitambo cya Kristo. Ariko nyamara ntibari barahindutse mu mitima, bari bafite umugambi ukomeye, umugambi wari ugendereye kugira ngo barogoye icyo Abayuda bari bagendereye. Ese iyo babareka bakubakana, ubundi byari kugenda gute kugira ngo babe bashaka kubafasha kubaka? Izo muhwe n'iziki. Iyo ugiye mu Mubwiriza igice cya 11, igice cya 10 umurongo wa 18, baratubwira ngo ubute bugoramisha igisenge, kandi amaboko adeha atuma inzu iva. Aya ni amagambo ushobora kumvira mu mubiri, yewe abajya bubakisha babyumvise vuba cyangwa babyumva vuba. Ariko tubanze twibaze, inyubako yagomba kubakwa bavuye i Babuloni niyo yagomba kuzakira Mesiya avukiye mu isi. Kandi aba bantu bari bamenyereye kubaka inzu bashingiye ku z'ibigirwamana, n'amapura bakoreshaga yari ay'ibigirwamana. Aho niho hantu bari bagendereye, aho gutereka ibigirwamana bari kuhashyiramo. Noneho bakaba babonye ishyanga ry'Abayuda, nubwo bavuye i Babuloni bakagaragara nk'abatashye, ariko Satani yari yize undi mushinga awiganye ubwengeho kugira ngo agoreke iyo nyubako. Mbese kwihana kwawe no kuba udarahindutse ngo ugere ku cy'Imana yashakaga, ntabwo waba waragize abajyanama babi? Kandi aba bantu babwira Abayuda ngo turashaka kubafasha, bo ntabwo bavuye i Babuloni. Abo ni abantu bari aho gusa batajya bagenda. Ntabwo Nebukadinezari yabanyaze, nta nubwo ari Abayahudi, uretse ko ari ibivangavange. Abantu batagenda ujye ubatinya cyane. Abantu batagenda bakwiye gutinywa. Ubute bugoramisha igisenge, kandi amaboko adeha atuma inzu iva.
ngaho rero mbwira inyubako yawe nushaka ko n'abatagenda bayigiramo uruhare, kwihana kwawe ngo bakugiremo ijambo, kwihana kwawe ngo bakuyobore, mbese iyo nzu izaba imeze ite? Reka tugaruke. Barababwira bati natwe tuje gufatanya namwe gutamba no kubafasha kubaka inzu, ariko habonekamo abantu bareba hirya cyane bati ntacyo duhuriyeho. Ntacyo duhuriyeho bavandimwe. Icyo Imana yadusabye gukora nitwe tuzagikora, kuko tuzi Imana yacu ibyo idukoreye. Baranga. Byagenze gute se? Wowe se niwanga bizagenda gute? Ikizakurikiraho no kujya kurega ku mwami Ahasuwerusi. Bati ntabwo aba bantu barakomeje, barakataje, ntabwo barikiraho. Ndetse nusoma igice cya 5 uzasanga ko n'ibirego byajemo kandi by'ibinyoma. Ariko uzihangane, ibyiringiro byacu biri muri Yesu gusa. None se tureke inyubako yacu ijuru ryatangije igorame, igisenge kive, Satani yinjiye mu mitima uko ashatse ngo ni inama z'abatagenda? Shimikira iki ijambo ry'Imana rikubwira gusa. Noneho ahazaza hawe uharekere Imana. Nusoma neza igice cya 3 cya Esiteri, ku Bayuda basigaye i Babuloni badatanye n'iri tsinda riyobowe na Ezira n'Abanehemiya n'Abayoshuwa n'Abazerubabeli, hari abandi basigaye. Igihe Imana yari ishatse ko bakanguka umutima nabo ngo bahaguruke bagende, hari ikibazo cyavutse. Igice cya 3 umurongo wa 1 turegera hasi gatoya. Hanyuma y'ibyo umwami Ahasuwerusi akuza Hamani mwene Hemedata umwagagi, amugira umutware mukuru, intebe ye ayiha icyubahiro, ayirutisha iz'abatware bose bahakanywe. Abagaragu b'umwami bose babaga ku irembo baramupfukamiraga bakamuramya, kuko umwami ariko yari yarategetse. Ariko Moridekayi we ntiyamupfukamiraga ngo amuramye. Bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ibwami babaza Moridekayi bati ni iki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Bakomeza kumuhana uko bukeye, atabyumviye babiregera Hamani ngo barebe ko yemera ibya Moridekayi, kuko yari yireguje ko ari Umuyuda. Hanyuma Hamani abonye yuko Moridekayi atamupfukamiye ngo amuramye, ararakara cyane, abona yuko gufata Moridekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwe bwa Moridekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura Abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose, ari bo bwoko bwa Moridekayi cyangwa se ubwoko bw'Imana. Reka mba ariyo mvugo nkoresha, niyo yoroshye, ni nawe icyisho kigana. Ubwoko bw'Imana burimbuke. Ariko se ubundi ko ariyo yayo bwo bwari bwarangiye iki gutaha? Basigaye Babuloni kubera iki? Mu byisho twatambukije impamvu twarayibonye. Aho ngira ngo ninde cyane n'aba bantu babanaga na Moridekayi ku irembo ry'ibwami. Barahakirwa, nta jambo bari bagifite, kandi bafite Bibiliya. Mbe mu Protestanti aho ugeze urahazi, kandi wacyafite Bibiliya mu biganza, ariko ubujijwe kuyibumbura nk'umutsima w'ubugingo. Kubera iki? Wicaye ku irembo ry'ibwami, urarya iby'ibwami, nyamara urabirira kugira ngo uzimize ijambo ryo kuvuga. Moridekayi se wowe uriteguye ingaruka zo kuba Moridekayi? Mbese witeguye ingaruka iyo ari yose yakomoka ku kwanga kuramya uwo abandi baramije? Hano batubwiye Hamani, ariko se uyu munsi Hamani ko atagihari, mbese nta bundi bwami bugiye guhatirwa kuramya? Genda ujya mu byashuro 13 urabya wabibona, uhere ku murongo wa 15 ukomeze urabyumva neza. Hamani naho yagiye. Ubwo naho yagiye rero na Moridekayi naho yagiye, nyamara n'aba bandi nabo bari kuri irembo nabo barahari.
hasigaye ubuhamya bwa Moridekayi. Baramwegera bati nyamuna, kureba twese twaramije, kureba twese turya ibyaho, urasigara urorereye, urabona bizagenda gute? Ariko itegeko rya mbere n'irya kabiri Moridekayi yari arizi, nubwo yari ari i Babuloni, ariko yari arizi, kandi nawe yari akeneye kugaragariza abantu bari aho uko kwizera kw'abayuda kuri. Nyamara uyu munsi hari abayuda benshi bagiye i Babuloni, ariko bagarutse amazina yabo atavuzwe. Kubera iki batongeye kugaruka? None se yari kugaruka kugira ate? Batahamije, batavuze, baterekanye kwizera kwabo gushingiye, amazina yabo yarazimiye. Bageze i Babuloni batavugwa, barinda bataha batavugwa. Aho bagarukiye hari andi mazina yavuzwe kurenza y'abandi. Ayo ni ay'aba Ezira, n'ay'aba Nehemiya, n'ay'aba Yoshuwa n'abandi. Nyamara igihe cyose wanze kuvuga ukuri nguko kuri muri Kristo, izina ryawe riribagirana, kandi ryibagirana ukiriho. Ngiki ikibazo gihari, kuko uvuga kuriho kandi uri intumbi. Ibyo ni inyandiko Yohana yahawe kwandikira itorero ry'i Sarudi, tubona mu byahishuwe. Nshuti muvandimwe, shyira ibyiringiro byawe muri Yesu gusa. Ahazaza hawe uharekere Imana. Nuharekera Imana, burya nayo ubwayo ikizakora irakizi. Ubutumwa bwatoranijwe, umugabane wa mbere, paje 100. Dukwiriye gutinya cyane iki turimo kuruta gutinya ikiri hanze yacu. Inzitizi zirwanya imbaraga yo gutsinda ziva mu itorero ziruta cyane izituruka hanze. Abatizera bafite uburenganzira bwo kwitega ko abo ngabo bahamya bibwira yuko bubahiriza amategeko y'Imana no kwizera kwa Yesu bazarusha irindi tsinda iryo ari ryo ryose guteza imbere no kubahisha inyigisho bahagarariye, bitewe n'imibereho yabo idacogora kuba ibyitegererezo. Ariko se ni kangahe abo ngabo bavuga ko bamamaza ukuri aribo bakubereye inzitizi ikomeye cyane mu iterambere ryako? Kutizera guhawe intebe, kugaragaza gushidikanya ndetse n'umwijima ugundiriwe, bituma abamarayika babi babiganza kandi bigacira inzira kugerwaho kw'imigambi ya Satani. Nshuti bavandimwe, abarwanya ukuri bari hanze ntacyo bitwaye. Ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo cy'abari abo turi kumwe imbere, barimo bagaragara nk'abafite Bibiliya. Ngaba bashaka ko inyubako yacu igisenge kigorama cyangwa kitagorama kikava, kandi bikorwa mu buryo bw'ubuhanga ntiwamenya igihe byakorewe. None se nshuti, nta kintu Satani atinya nko kubona abana b'Imana bakura inkomyi mu nzira. Niyo mpamvu nawe avuga ati ndabegera. Bishoboka yuko nagabanya ukwizera kwabo, ariko reka mbabwire, dufite ibyanditswe byera mu biganza Imana yaduhaye. Inyandiko za kera, paje 165. Turakomeza tugere na 6 ku isubi ya 4 ku kagingo kitwa ngo ubuhakanyi bukomeye. 165. Nubwo Satani yashimishwaga n'imibabaro y'abera, yari ataranyurwa, yashaka kwigarura intekerezo n'imibiri yabo. Nta kindi mibabaro bihanganiye yakoze uretse kurushaho kubegereza Imana. Ituma bakundana kandi batera kurushaho gutinya kuyikoza isoni. Satani yashaka kubatera kubabaza Imana, maze ibyo byagerwaho bakabura imbaraga, ubutwari no gushikama. Nubwo ibihumbi byinshi byishwe, nyamara abandi benshi barushagaho guhaguruka bagasimbura bamaze kwicwa. Satani yabonye ko ari ugutakaza abayoboke be, kuko nubwo batotezwaga kandi bakicwa, bari bahishwe muri Yesu Kristo,
ari abaragwa b'ubwami bwe. Ku bw'ibyo Satani yacuze imigambi ye yo kurwanya ubutegetsi bw'Imana yivuye inyuma no gusenya itorero. Satani yateye abapagani basengaga ibigirwamana kwemera umugabane umwe w'imyizerere ya Kristo. Bahamije ko bizera kubambwa n'umuzuko bya Kristo, maze bagaragaza bifatanyije n'abayoboke ba Kristo ariko batigeze bahinduka mu mitima. Umva uyu mugambi uteye ubwoba. Ni gute abantu baza badusanga bavuga bati gupfa no kuzuka bya Kristo turabyizeye, nuhita umwakira mu muryango w'Imana. Bayobeye se ku rufatiro rwacu n'ubundi rushingiye ku gupfa no kuzuka kwe? Bati natwe nimugire ikibazo, kandi mu mitima yabo bagisenga ibigirwamana. Mbega kaga n'abayoboke ba Kristo ariko batigeze bahinduka. Mbega kaga n'abayoboke ba Kristo ariko batigeze bahinduka mu mutima. Mbega kaga gakomeye itorero ryari rigezemo. Cyari igihe giteye agahinda. Abantu bamwe bibwiraga ko nibaramuka baciye bugufi bakifatanya n'abasenga ibigirwamana bari bemeye umugabane umwe w'ukwizera kwa gikristo, bwari kuba uburyo bwo gutuma abo bapagani bahinduka rwose. Umva kureba hafi kw'abantu b'Imana. Bati tubonye abantu tubwiriza baraje. Satani yashakaga uko yakwangiza inyigisho za Bibiliya. Ibyiringiro byacu biri muri Yesu nshuti. Nuhanga amaso umucunguzi, imbere yawe hari intsinzi, kandi ikiganza cye kiramburiwe nanjye nidukomera ku byo twizera. Paji 36 inyandiko za kera. Naje kubona ko amaherezo urugero ngenderwaho rwa Kristo rwacishijwe bugufi ku bwa rya tsinda ry'abasenga ibigirwamana begera abantu b'Imana. Mwibuka aho twavuye kwa Ezira, aho abantu bavuze bati turaje tubafashe. Mwibuka aho twageze kuri Esiteri 3, aho twabonye abagaragu bo kw'irembo ry'ibwami basanga Moridekayi bamuha inama ngo bakore inama y'uburyo bahuza ku murimo wo gupfukamira Hamani. Ndetse ko abapagani bifatanyaga n'abakristo, nubwo abantu basengaga ibyirwamana bahamyaga ko bahindutse, bazanye n'ibigirwamana byabo mu itorero, maze ibyo basengaga babihindura amashusho y'abatagatifu ndetse n'ishusho ya Yesu na nyina Mariya. Uko abayoboke ba Kristo bagendaga bifatanya nabo buhoro buhoro, idini ya Kristo rangiritse, maze itorero ritakaza ugutungana kwaryo n'imbaraga ryari rifite. Bamwe banze kwifatanya n'abapagani basenga ibigirwamana, maze bene abo bagumana ubutungane no kubonera kwabo, kandi bakaramya Imana bonyine. Ntibashobora gupfukamira ishusho ya kimuntu icyo ari cyo cyose, cyo mu kirere cyangwa icyo hasi ku isi. Hari itsinda ritoya rimeze nk'aba Esiteri na ba Moridekayi, rimeze nk'aba Yoshuwa na ba Zerubabeli, bavuga bati hoya. Kuri ya paji 36 mu nyandiko za kera, Satani yanejejwe cyane no gucumura kwa benshi, maze noneho akoresha ab'itoro ryaguye kugira ngo bahatire abayoboke, bahatire abakomeye ku butungane bw'imyizerere yabo ngo bayoboke imihango yabo kandi basenga ibishushanyo. Bitaba ibyo bakicwa. Imirimo yo gutoteza yongera gukongezwa itorero ry'ukuri rya Kristo, yongera gukongerezwa itorero ry'ukuri rya Kristo, maze abantu miliyoni zitabarika bicwa nta mbabazi. Dukomeze dusome twumve. Ibyo neretswe muri ubu buryo, imbaga y'abapagani basenga ibigirwamana bari bitwaje ibendera ry'umukara ryari rishushanyijeho izuba, ukwezi n'inyenyeri. Mbese aya magambo wakwirwa ushidikanya wibaza ngo abantu ni bande? Ni bande bafite imyemerere ihwira ibi bimenyetso? Wibuke yuko aho abantu bita ku cyumweru ari umunsi abapagani b'i Roma basengagaho izuba. Uwo munsi Kiliziya Gatolika iwufata nk'uwo gusengwaho, kandi iyi misigiti iriho izuba n'ukwezi. Iri tsinda rero rifite ishusho
rifite ibendera ry'umukara ryarishushanyijeho izuba, ukwezi n'inyenyeri. Iri tsinda ryasaga n'irifite uburakari bukomeye n'umujinya mwinshi. Nyuma neretswe irindi tsinda ritwaye ibendera ryera de, kandi kuri iryo hari handitsweho ngo kubonera n'ubutungane n'iby'Uhoraho. Mu maso habo hagaragaza gushikama no kuba bemewe n'ijuru. Nabonye abapagani basengaga ibyirwamana babegera, maze babica umusubizo. Abakristo batenebukiye imbere yabo, ariko itsinda ry'abakristo ryarushagaho kwegerana rikomeza kugundira rya bendera. Uko benshi bicwaga bakagwa hasi, niko abandi bazaga gukikiza rya bendera bagasimbura bishwe. Nshuti muvandimwe, ukuri utavuga hari abazakuvuga, kwizera utagaragaza hari abandi bakugaragaza. Ahubwo nakubwira ngo bigishoboka, Yesu akiri ku ntebe y'ubuntu, akikuramburiye ibiganza, aragusezerana imbaraga. Twe ntabwo twakwishoboza gutsinda, ariko uwanesheje iyo ntsinzi niyo yayisubije mu ijuru, ni iyawe nanjye. Reka ibyiringiro byacu rero bibe muri uwo nguwo. Umva nawe, kugira ngo abantu baze babegere, bafite ibendera ry'umukara, ariko hari irindi tsinda rifite ibendera ryera de, ryanditseho ngo ukwera n'ubutungane n'iby'Uhoraho. Nabonye iteraniro ry'abasenga ibyirwamana rijya inama. Babonye ko badashoboye gucogoza abakristo, bumvikanye ku wundi mugambi. Nabonye bamanura ibendera ryabo ho hato, maze begera rya tsinda rishikamye ry'abakristo, bityo bagira ibyo babasaba. Ku ikubitiro ibyo basabye barabyangiwe burundu. Noneho nabonye itsinda ry'abakristo rijya inama. Bamwe bavuze ko bakwiriye kumanura ibendera ryabo ho gato, bakemera ibyo basabwa kugira ngo bakize ubugingo bwabo, maze amaherezo bakazabona imbaraga zo kuzamura ibendera ryabo mu bapagani. Ibiramambu bake cyane banze kwemera uwo mugambi, ahubwo bahitamo bamaramaje ko bapfa bakigundira ibendera ryabo aho kurimanuraho hato. Noneho nabonye abantu benshi bamanura ibendera ryabo bifatanya n'abapagani ngo ahari badapfa, ariko abari bashikamye badakebakeba bararifata maze bararizamura. Nabonye ko abantu bakomeza kuva mu itsinda ry'abari batwaye ibendera ryera, maze bakifatanya n'abasenga ibigirwamana bari munsi y'ibendera ry'umukara, kugira ngo batoteze abatwaye ibendera ryera. Benshi barishwe, ariko ibendera ryera rikomeza gushyirwa hejuru, kandi abizera barahagurukaga bakaza kurikikiza. Nshuti muvandimwe, ese aya magambo niyo umuntu atagira icyo yongeraho? Nacyo wumvise? Uko ibibazo bizajya byiyongera gukanda, niko abari mu ruhande rw'abafite ibendera ryera bazajya bagenda bavuga bati turananiwe, reka twegere irya ry'umukara, hari iminsi yakwicuma. Nyamara se niko wabyizeye na mbere hose, cyangwa uracogoye, cyangwa se urananiwe? Nshuti, intambara ikomeye, paje 150, isubihera hasi. Umwepiskopi mu ruhande rwa papa yaravuze ati, ibyo abayoboke ba Luteri bavuze byose ni ukuri, ntidushobora kubihakana. Undi yabajije Dogiteri Enki ati, mbese washobora gukoresha ingingo zumvikana ugahinyuza iriya nyandiko ivuga ibyo kwizera kwabo yakozwe n'igikomangoma n'abo bafatanyije? Igisubizo cyabaye kingo, ntibyashoboka nkoresheje inyandiko z'intumwa n'abahanuzi, ariko nifashishije inyandiko z'abapadiri n'iz'inama nabishobora. Uwari ubajije icyo kibazo aravuze ati, ndabyumvise neza, nkurikije ibyo uvuze. Abo mu ruhande rwa Luteri bakurikiza ibyanditswe, naho twe turi hanze yabyo. Uyu nawe baragaragaye, wari Dogiteri uri hirya ya Bibiliya yarasigaye. Ubuhanga bw'isi buri hirya ya Bibiliya bwaratakaye. Ahubwo reka mvuge ngo, reka duhagarare mu ruhande rw'ukuri kwabwirijwe n'abahanuzi n'intumwa. Noneho ibindi
tubirekera Imana. Nitubirekera Imana yo ubwayo niyo izikorera umurimo, kandi dushimira Imana ko yawutangiye izanawukomeza nshuti. Mbega amahirwe dufite, mbega ibyiringiro dukwiye kugira kandi tukabikomeraho cyane. Mbega amahirwe Imana yaduhaye atuma dukwiriye gushikama ku kwizera kwacu. Ivugabutumwa paji ya 43 isubi ya 3. Ntabwo hari bimwe mu byo twizera kugira ngo twumvikane n'ab'isi. Ntidukwiriye kunamura cyangwa gusaba imbabazi, kunamira cyangwa gusaba imbabazi ab'isi kugira ngo tubabwire ukuri. Twagombye kugaya uburyo bwo kwishushanya. Mureke amabara yanyu agaragare kugira ngo umusohoze umurimo ukorwe n'abantu bafatanyije n'abamarayika. Nimureke byumvikane neza ko abadivanisi umunsi wa 7 badashobora guhara bimwe mu byo bizera kugira ngo bifatanye n'abandi. Mu bitekerezo byanyu no mu kwizera kwacu ntihakwiriye kubamo ikimenyetso na gito cyo kuba abanyamugirya n'ino. Ab'isi bafite uburenganzira bwo kumenya icyo badutekerezaho, ariko se bazakidutekerezaho gute nimba natwe duhindagurika? Nebukadinezari ntabwo yari azi ko yatungurwa n'abasore 3 gusa, isi yose yubaraye. Ntabwo yabibaraga. Dariyo ntabwo yari azi ko umuntu umwe nka Daniyeli yakomeza gusenga nk'uko bisanzwe. Ntabwo yabitekerezaga, nubwo yari yajijishijwe. Isi igiye gutungurwa no kubona abitakekaga. Ariko kuri buri ntambwe tuba abantu birinda, badakabya ubwaka, badakurura ibibazo igihe cyabyo kitaragera. Bizaza nakabuza, kuko niko ibyanditswe byera bivuga. N'ubundi abashaka kujya bubaha Imana bose bari muri Kristo Yesu bazarenganywa. Nyamara nta jambo na rimwe ry'ubupapa cyangwa riri hirya y'ibyanditswe byera bikwiriye guturuka mu kanwa k'abantu b'Imana. Mureke ijambo ry'Imana rivuge, kandi turivugana umutima w'urukundo, tubabajwe n'imitima y'abagenzi bacu yariganijwe. Duce bugufi, dusengere ubugingo bwacu ngo budashukwa, ariko by'umwihariko tunazirikane bene data. Erega nabo sibo. Ni gute umuntu yabwiriza ubutumwa akararikira abantu gushikama ku Mana, agashikariza abantu kwizera no kunamba ku byanditswe, yamaze uwo muntu yabibwirije yabikora, uwabimubwirije ati urarengera? Nyamara inyandiko itubwiye yuko hari abavuze bati nimureke tworoshye tumanura ibendera gatoya, ahari wenda iminsi yakwicuma. Abandi batereka tubabwire oya, ahubwo rusho kuzamuka cyane. Ubwo ni bwa butumwa bw'abamarayika 3, ubuturo bwera no gutsindishizwa n'ubuntu kuba kwizera. Ni Imana yashyize ibyiringiro mu mutima wawe, ubigambanire. Ese ni ikihe kiguzi ijuru ryagusaba watinya gutanga, ryo ryaratanze ikiguzi cy'amaraso y'umucunguzi ku bugingo bwawe nanjye? Ibyiringiro byacu biri muri Yesu gusa. Ahasigaye tuharekere Uhoraho. Kandi Imana mu mbabazi zayo ntabwo yatererana abana bayo nibishoboka. Ntabwo yabikora. Tujye mu Migani igice cya 24 umurongo wa 10. Dushimira Imana ko yaduhaye ijambo ryo kuvuga, ariko turivuge mwituze, natwe tugira ibyiringiro. Satani ntabwo azabura kurwanya abari mu ruhande rw'Imana. Ibyo kandi biranditswe. Ariko reba ikirushaho kuba cyiza. Imigani 24 umurongo wa 10. Nugambura mu makuba, gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Nugambura mu makuba, gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Nyamara muri uyu mwiteguro ukenewe, nshuti muvandimwe, ukwiriye gukura inkomyi mu nzira, ukavana umusemburo w'icyaha mu bugingo bwawe, ugasaba ijuru byasezanye imbaraga, kandi ukikiranura n'umuntu wese mufitanye ikibazo n'igishoboka. Utazasanga abantu imitagihe. Nyamuna muvandimwe, bishoboka ko yaba ari kure cyane utabona n'itike n'uburyo bwo kugira budashoboka, shaka ni nimero ye.
ntabwo wacumuriye kuri telefone, ariko kubw'ubuntu bw'Imana buri mu mutima wawe nibura muhamagara umusaba imbabazi, ariko aho ushobora kugera hagere. kandi bavandimwe, nshuti bagenzi b'umusaraba, reka mbasabe mugabanye kuvuga ibintu mudahagazeho, muhagare ku ijambo ry'Imana gusa rituyobore, ritugeze ugakiza Imana yadusezeraniye. reka rero ibyiringiro byacu biribe muri Yesu, ibendera ry'Uwiteka rizamurwe rishingwe mu gikingi cy'umubi, kandi ubuntu bw'Imana bubanze bukore mu mitima yacu, budutere guhinduka. noneho wirinde kugamburwa mu makuba, kugira ngo gukomera kwawe kutaba ubusa, kandi wirinde abafasha b'inyubako yawe ijuru ryatangije, kugira ngo batakugorokera inzu biyita abasaza nka wa musaza wajishe umuhanuzi. erega wibuke yuko wamujishe ari umuhanuzi, amurusha ubwenge, ngo nawe amaze igihe mu murimo, ngo nawe yatumwe n'Uwiteka, nyamara nta buntu bw'Imana afite. wibuke yuko Yosuwa, indwanyi ikomeye mu Bisirayeli yasimbuye Mose, yajishijwe n'Abagibewoni. reka rero Imana iduhagareho, idukomeze kandi turinde ibyiringiro byacu bibe mu Mana, mu izina rya Yesu, amen. reka dushime Imana. Mwami Imana data wa twese, uyu mwanya turagushimye cyane, tugushimiye ko waduhaye ibyanditswe byera, kandi ibyanditswe byera udusezerano ko uzabyandika mu mitima yacu kugira ngo tutagucumuraho. ngaho rosohoza isezerano mu mitima yacu, duhe ku mwuka we Mana, kugira ngo atuyobore mu kuri kose, aduhagarike ku rufatiro rwo kwizera kwacu, maze adushyire n'ibyiringiro, ibyiringiro byacu bibe muri Yesu gusa wenyine, maze ahazaza hacu tuharekere isumba byose. mbyifuriza n'abandi bose dusangira ijambo, ibyiringiro no gukomera, mu izina rya Yesu, amen.